bakunzi ba Rwanda Gospel TV, nanone kubasubiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kiri gitondo cy'umugisha, umunsi wacu wa 15 mu minsi 40 y'amasengesho. Niyo mpamvu aho uri hose nongera kukwibutsa kubwira ngo iyi ni ya saha Imana ije kubohora ubuzima bwawe. Mu cyumweru cyo kubohoka, mu cyumweru turimo twiga inyigisho zo kubohoka, kandi nawe nizera yuko uri buze kubohoka mu cyumweru mu izina rya Yesu. Turimo twiga uburyo ushobora kubohoka, bishobora kugaragara yuko cyangwa kugaragaraho yuko uboshye, ariko uyu munsi tugiye guhinduramo noneho twige ibintu bishobora kukubohora. Mwami Yesu, mwami mwiza, gushimiye nanone iki gitondo ugiye kubohora abantu bawe. Reka bagubwe neza, bamererwe neza muri byose, ubambike imbaraga zibakuriwe mu izina rya Yesu. Birukanye abazimu n'abadayimoni n'imyuka mibi abana b'Imana bananizi bacogoje basubiza mu pagane. Imyuka mibi n'ibidutera by'uburyo bwinshi byose bitsindwe kubitwe hasi mu izina rya Yesu. Twambaye imbaraga nshya, twambaye ubudahangarwa, twambaye ijambo, twambaye ndetse tukarabye amaraso ya Yesu Kristo. Tubonye ubutsinzi buva kuri Yesu, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, buri wese ugiye kumva inyigisho agubwe neza kandi amererwe neza mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aguha umugisha wo dukurikiye. Rero ejo cyangwa se mu nyigisho z'ubushize twarimo twiga ibimenyetso bigaragaza yuko umuntu aboshye, ariko no tugiye kuganira mu ncamake ibyakubohora. Niba hari ibyakuboshye n'ibyakubohora, niba hari abakuboshye n'abakubohora, niba hari uwakuboshye n'uwakubohora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo uwo mwana abohoye ababohotse burundu. Ni nayo mpamvu ikintu cya mbere gishobora kukubohora nuko ugomba kwihana, ukihana ibyaha byawe, ukihana ibyaha by'imiryango. Twaganiriye cyanditswe kiri mu bya Maganya Yeremiya ibice 5 umurongo wa 7. Ba data bakoze ibyaha ntabwo bakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Rero ikintu cya mbere ndaza kuvuga ibintu bigera nko kuri 7. Ikintu cya mbere gishobora kukubohora no kwihana ibyo byaha ba data bakoze, tukaba tukikora ibicumuro byabo. Niyo mpamvu iyo umaze kubyihana byanze bikunze urabohoka. Rero icya mbere ni ukwihana. Iyo rero utarihana, ibyo byaha byose babiri kuri wowe. Kandi ijambo ry'Imana rongera rikambwira neza ngo abamwiringiye ntabwo ajya bakoze isoni. Iyo umaze kwihana ibyaha byawe ukiringira Imana, Imana yawe irongera ikamanuka igakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Kandi ijambo ry'Imana ko ryabitubwiye ngo ba data bakoze ibyaha ntibakiriho, twikora ibicumuro byabo. Agiye mubwira ijambo ry'Uwiteka umwami Imana rikambwira muri Matayo ibice byaho 11:28, bavuga ngo yemwe abarushye, yemwe abaremerewe, nimuza mukansanga nanjye nzabaruhura. Bivuga ngo iyo usanze Yesu, ya mitwaro yose, ya byaha byose Bibiliya tuvuga ngo twikoreye, ibi byose Yesu araza akabikuruhura. Rero nagiye mubwire ngo iyo wakiriye Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, iyo ni intambwe ya mbere utera kugira ngo kwihana ibyaha byawe. Niyo ntambwe ya mbere ubanza gutera. Nanone icya kabiri ni ukwakira Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iyo nayo n'indi ntambwe ya kabiri ubuteye, nk'uko biri tuvuga neza mu gitabo cy'Abaroma ibice byaho 10. Igitabo cy'Abaroma ibice 10 aravuga, ombe aradufasha. Ibice 10 umurongo wa 9 aravuga ngo niwatura n'akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Amina. Icya gatatu ni ukwatura. Haleluya. Kwatura.
Bibiliya iratubwiye neza ngo niwatura n'akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana ariyo yamuzuye, uzakizwa. Ngo kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Haleluya. Ibyo ni ibintu bitatu bisa nk'abikuye mu kintu kimwe bishobora kugufasha, cyangwa intambwe ushobora gutera kugira ngo ushobore kubohoka. Haleluya. Cya mbere ni ukihana. Cya kabiri ugakingura umutima wawe ukakira Yesu akomwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Icya gatatu ukatura. Muri uko kwatura harimo ikindi gice kivuga kwiyaturiraho neza, kuko hari ibyo twiyaturiraho bikongera bikagaruka ku buzima bwacu bikatubyarira ingaruka. Ndapfuye we, ukumva nyine ndapfuye. Niba ugiye gupfa nyine ubwo urapfuye, uragiye. Indwara yawe ntabwo ari iyo kukwica, ahubwo niyo guhimbaza Uwiteka umwami Imana. Ariko mbe indwara niyo kukwica urapfa nyine. Haleluya. Bibiliya iratubwira gute muri Yakobo ibice byaho 5 umurongo waho wa 16. Yakobo ibice 5 umurongo wa 16 aravuga ngo, Yakobo 5:16 aravuga ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Icya kane no gusenga. Amasengesho yawe kujya imbere y'Uwiteka umwami Imana ugasenga. Nanone turi muri iyi minsi 40 y'amasengesho. Iyi ni iminsi ushobora kwicara kujyamo ugasenga Imana, ukegera Imana, ukegerana n'Imana. Haleluya. Ibyo ni ibintu bine bisa nkaho byose bijyana. Gusengana umwete. Dusengana umwete. Amasengesho reka asengana umwete wo kujya muri ya masengesho yacu. Kera twajyaga dusenga amasengesho usenga usubiramo, amasengesho usenga nanone werekeje ku muntu runaka. Haleluya. Ngira ngo hari abasenga bakaba bati Mariya, ngira ngo ni Mariya ni Bikira Mariya udusabire. Ntabwo ari ugomba kugusabira, ahubwo ni ugomba kwisabira. Ni ugomba kujya imbere y'Uwiteka umwami Imana. Ikindi ugomba gusenga, kandi ugasenga mu izina rya Yesu, ukakira imbaraga ziri mu maraso ya Yesu, ukakira Mwuka Wera akagufasha gusenga, akagufasha kujya imbere y'Uwiteka umwami Imana. Ntabwo ushobora kuguma uko wari uri, ntabwo ubuzima bwawe bushobora kuguma uko bwari buri. Iyo ubonye uwo mwanya, ntabwo imbaraga z'umwana w'umuntu cyangwa imbaraga z'ibiryo zakujyana mu masengesho. Ntabwo ushobora gusenga amasengesho y'iminsi 40 utewe n'Umwuka Wera. Ikindi ni kumvira Mwuka Wera. Ni iki Mwuka arimo kuvugana nawe? Ni iki Mwuka arimo kuguhata gukora? Abantu benshi Umwuka Wera avugana nabo, ariko ntibashobore kumenya ko Umwuka Wera arimo kuvugana nabo. Reka ng'urugero, abisi kandi bajya bashobora kumenya no kubishurirwa. Abisi hari igihe akubwira ati naringiye kujya mu modoka iyi n'iyi, kandi iyo modoka akumva cyakagira impamvu ituma atayinjiramo ejo cyangwa se mu kanya kari bukurya kumva yakoze impanuka. Ahango kandi naringiye kujya muri ya modoka. Ntabwo ari uko ari ubuzima bwe cyangwa ntabwo ari uko ari ubwenge bwe, ahubwo ni Umwuka yamubuje kuyinjiramo. Haleluya. Hari imbaraga, hari uburyo Imana ijivugana natwe ikakubuza kujya ahantu kubera yuko hari ikibi wasangayo, ikakubuza kwinjira ahantu kubera yuko ntabwo wahagirira ubuzima bwiza. Haleluya. Rero gutega amatwi Umwuka kumva icyo avugana nawe. Abantu dukeneye gutega amatwi Umwuka w'Imana. Abantu dukeneye gusenga mu izina rya Yesu. Abantu dukeneye kwihana ibyaha byacu n'ibyaha by'imiryango yacu. Abantu dukeneye kwemerera Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ntabwo ubuzima bwawe buzaguma uko bwari buri. Bibiliya irambwira neza ngo nta rindi zina dukirizwamo, nta rindi zina dukiriramo uretse izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana mu Filipi ibice 2 umurongo wa 9 aravuga akanwa kose kazatura yuko Yesu ari umwami, ndetse n'amavi yose azapfukama. Haleluya. Igitondo cy'umunsi rajya ngubwire inshuti yanjye, wowe uneza amatwi, dufite imbaraga zo gukizwa, dufite imbaraga zitubohora, dufite imbaraga zidutabara, nk'uko dufite n'ibitwica, dufite n'ibidukiza mu izina rya Yesu. Wowe uri mu nyumva muri aka kanya, nagiye nongeye ngubwire ngo hagarara mu ubutware duhabwa nk'abana b'Uwiteka umwami Imana. Iyo maze kwakiriza ko umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, waramaze kwihana ibyaha byawe byose, waramaze kumenya yuko ugomba kwatura byiza, twaturira n'ibyaha byacu, ukatura neza mu buzima
ubuzima bwawe, ntabwo ubuzima buzaguma uko bwari buri. Ubundi ukamenya ko kwa Data dufite ubutware, kwa Data dufite ubushobozi iyo twizeye ijambo rye mu izina rya Yesu, kuko imbaraga tuzihabwa na Mwuka Wera iyo twamaze gukizwa, twamaze gutera izo ntambwe, ukakira Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukatura ibyaha byawe, ukemerera Yesu, ukahaba mu ijambo ry'Imana. Icyo nacyo ni indi ntambwe, kuba mu ijambo, guhagarara mu ijambo, kugendera mu ijambo, gukora iby'ijambo ry'Imana irimo kukubwira, nacyo ni kimwe mu bidufasha kugira ngo dushobore kuba ababohotse kandi tubohoke burundu. Nanone ikindi giherukayo, kumenya gutanga kimwe mu icumi gikuraho bwa bukene. Nabwiye ngo ibi bimwe mu bijya biranga umuntu yuko akiboshywe n'ubukene bubamo, ubukene bw'akarande, ubukene bwo mu miryango. Nta kindi gikora ubukene ngeretse gutanga kimwe mu icumi. Biratuba ngo muravuma wa muvumwo, ngo ishyanga ryose uko mungana mwanyimye kimwe mu icumi n'amaturo. Ibyo byose nabyo ni bimwe mu bijya bituma umuntu ahora aboshye. Ariko aryo ngubwire ngo iyo wamaze kumenya gutanga kimwe mu icumi, ukamenya gutanga, Bibiliya ivuga ngo gutanga guhesha umushakusha guhabwa, urakira ugatsinda ubukene, urakira ugatsinda imbaraga z'ubunebwe no gusubira inyuma, ahubwo ukambara imbaraga nshya. Haleluya! Kwa Data dufite ubutware, kwa Data dufite ubushobozi. Numva ashaka kuvugana nawe urimo kunyumva muri aka kanya, kandi ngusengera kugira ngo Imana yo mu ijuru ibohore ubuzima bwawe, kugira ngo Imana yo mu ijuru ibohore imibereho yawe. Bibirambwira mu Byakozwe n'Intumwa igice cyawo cya mbere umurongo wawo wa 8, gw'icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera n'abamanukira. Mwuka Wera yamaze kukumanukira, ubuzima bwawe ntago buguma uko bwari buri. Mwuka yamaze kukumanukira, utangira guhishurirwa. Mwuka yamaze kukumanukira, amateka yawe arahinduka. Mwuka yamaze kukumanukira, urahanura bikemera. Mwuka yamaze kukumanukira, ntabwo uguma kuba waruri. Mu izina rya Yesu, iyo Mwuka yamaze kwinjira muri wowe, nikiba kigaragara kubohoka, iyo kigaragara gukira. Nayo ngubwire inshuti zanjye, abantu benshi bitiranya Mwuka Wera, abantu benshi bitiranya imbaraga z'Imana, ariko wamaze kubohoka umenya imbaraga z'Imana, ukamenya n'imbaraga z'indi myuka yagutera. Mu izina rya Yesu ukabona ubutware, ukabona ubushobozi. Birambwira muri Ezekiyeli, ngo Ezekiyeli 3:7, yuzuye Umwuka Wera, ajya mu kibaya cy'amagufwa yumye, atangira guhanura uko Umwuka yamuyoboraga. Nagiye ngubwire inshuti yanjye, iyo Umwuka Wera ari muri wowe, utangira guhanura, utangira gutanga ubuzima, utangira guha abandi ubuzima. Mu izina rya Yesu hari imbaraga zibohora ubuzima ubwo ari we wese wari umaze kujya kure y'ubutware bw'Imana cyangwa kuva mu masezerano y'Imana amuvuzeho. Dufite imbaraga rero muri mbyuzi. Umwuka Wera yaravuze ngo kwa Data dufite ubushobozi iyo twizeye ijambo. Niwizera iri jambo, ntabwo ubuzima buguma uko bwari buri. Niwizera iri jambo, amateka arahinduka. Niwizera iri jambo, imibereho yawe ntabwo ishobora kuguma uko yari iri. Mu izina rya Yesu, kandi nagiye ngubwire inshuti yanjye, abantu benshi twishobora kutamenya Mwuka Wera ngo twumve icyo avugana natwe, twumve icyo arimo kutubwira. Icyo Mwuka Wera azakubwira ukagikora, ntabwo ubuzima buzaguma uko bwari buri, ahubwo ubuzima bwe buzahinduka. Ndavugana nawe uyu munsi wa none, fata umwanzuro. Niba utarihana, wihane, uve mu byaha, wihane, uve mu mbaraga zose z'icyaha. Mu izina rya Yesu umwakire abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Amateka wazahinduka, uhore watura neza, watura ko Yesu ari umwami, watura ubuzima bwiza, watura imibereho myiza. Akaruhuko karatura iki? Imibereho yawe urabona igana hehe? Ese uko wibona uyu munsi ntabwo umeze nk'aba batasi 10 bari kumwe na Yeshuwa na Kalebu? Bibiliya ivuga ngo bagiye gutata igihugu, ariko barangije bavuyeyo baravuga bati twabageze imbere, tubona tumeze nk'inzige, twabageze imbere dusanga n'abagabo barebare, abagabo banini. Ariko umugabo w'Imana Kalebu na Yeshuwa, kubera ko bari buze Umwuka Wera, baravuga bati icyo twabonye nuko baratuzabarya nk'umutsima, icyo twabonye nuko twebwe dufite imbaraga kubarusha. Haleluya! Hari abantu babona gutsindwa mu buzima bwabo,
byabo. Iyo ubona gutsindwa mu buzima bwawe, aho ngaho uratsindwa. Ariko agiye ngo uyu munsi wa none wambara imbaraga. Ndashaka kugusengera wambara imbaraga z'Imana. Wewe wamaze kumenya Kristo akomwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndashaka kugusengera wongera usubize mu imbaraga. Ngo abasore b'imigenda abo bazagenda baruhe, ariko abategereje Imana bazasubizwa mu imbaraga. Akira imbaraga ziva ku Uwiteka umwami Imana mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami mwiza, ndagushimiye Nyiringabo Imana ko hari abahungu bawe n'abakobwa bawe banyumvise muri aka kanya, biteguye kwambara imbaraga, biteguye gutera intambwe zo kubohoka, biteguye kuva mu byaha, biteguye kukwakira ukaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, biteguye kugendera mu ijambo, biteguye gusengera mu ijambo, biteguye guhagarara mu ijambo, biteguye guhindura imyumvire n'imitekerereze yabo, kuko bamenye ko ari we mukiza ukaba umutabazi wacu, kuko bamenye ko ari wowe utubohora, kuko bamenye ko uwo mwana ari ubohora. Mana babohore, bohora Abanyarwanda, bohora mwami Imana abaneza amatwi muri aka kanya mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abazimu n'abarozi, imbaraga z'ubupfumu n'abakonikoni, imbaraga n'imyuka bibi n'akarande bivanwe ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Bagire guhishurirwa, bagire kumenya no gusobanukirwa iby'ubwami n'ubutware bwawe. Kandi waravuze ngo bwira umugaragu wawe bw'igishyitsi iyo cyasohoye ibidashyitse bizakurwaho mu izina rya Yesu. Kuraho iyo mivumo ku bana b'Imana, kuraho za karande ku bana b'Imana, kuraho umwuka w'ubukene ku bana b'Imana, kuraho umwuka wo kwiganyira ku bana b'Imana, kuraho umwuka w'ubunebwe ku bana b'Imana, kuraho umwuka w'ubuhenebere wo muri iyi minsi imeruka ku bana b'Imana mu izina rya Yesu. Mana bakira ubutware, Mana bakira inkomezi, Mana bakira ubushobozi, amavuta abohora. Waravuze mu ijambo ryawe ngo imitwaro yose baduhekesheje tuzayikurwaho no gusigwa. Mana siga abantu bawe, ubasige ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu. Abari imivumo yo kudashaka mu izina rya Yesu, mwami ndabasengera mu izina rya Yesu. Mana bashake, abakobwa bashakwe, abasore bashake mu izina rya Yesu. Mwuka w'ubukene ubagendaho, ubasohokeho mu izina rya Yesu. Bakuru umwuka w'ubugumba mu izina rya Yesu. Ababyaraga igitsina kimwe babyara abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu. Mwami w'abami, abari mu ruzerero bakurwe mu ruzerero mu izina rya Yesu. Mana bamenye ko Uwiteka ari we Mana yacu. Urakoze mwami Mana, uyu munsi wa none Mana ndasenga ngo abantu babohoke kandi abantu be bazima. Kandi uyu munsi mwami wa 15 ubu munsi w'ibitangaza, abarwayi bakire mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe tukubone, tubuje ku Uwiteka ari we Mana kandi uri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Amen. We warungurikiye ushobora kumpamagara niba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kuri telefone yanjye 0788430085. Ushobora no kutwandikira, ushobora no tukakugira inama. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi kugire neza. Amen. Turabakunda cyane. Imana yo mu ijuru ibiteho. Turacyakomeje none kizazo kubohoka mu izina rya Yesu. Amen.